Ndagijimana Esther, naturutse mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rukara, akagari ka Rukara, umudugudu wa Buyonzi. Nkaba ndi umukobwa wabyariye iwabo, nkabyara inda y'imburagihe. Nkimara kubyara ubuzima bwanjye ntabwo bwagenze neza mu muryango, papa wanjye yamfashe nabi, nkajya ndaza hanze, nkajya nyirukana ambwira ko nsanga umugabo wanteye inda, nari naratakaje icyizere cy'ubuzima. Hanyuma haje kuza masenge mu rugo, aganiriza ababyeyi, ababwira ko ibyambayeho atari byo byatuma bantakariza icyizere cyangwa se bamfata nabi. Nkomeje kuganiriza ababyeyi banjye, bagera aho babyumva, bakajya bemera kunsigaranira umwana, nagiye nko mu matsinda nk'uko Senge yatwigishije kuba twakorera hamwe tugakura amaboko mu mufuka, tukajya mu midugudu, tujya mu matsinda, tukajya twizigama, nkabasha kubona nk'ifu y'igikoma y'umwana, nkabasha kubona isabune y'umwana. Si ibyo gusa, yatwigishije gukorera hamwe no mu makoperative, twihuje turi amatsinda 10 mu midugudu, mu tugari 3, Kabangire, Rw'imishinya ndetse na Rukara. Dutanga amafaranga agera muri hafi miliyoni. Umuryango Ruwadi dutera inkunga ya miliyoni hafi 4, hanyuma tubasha gukora. Arakoze, ubuzima bugenda neza. Tukaba dufite koperative y'ibihumyo. Koperative yacu ikaba yitwa Isi y'Ejo Mushroom. Tukaba turi abanyamuryango 360 mu murenge wa Rukara, ubwo ni utugari 3. Twatangiye duhinga ibihumyo, tugura imigina ahantu hatandukanye, ariko tuza kubona ko birimo biraduhenda, tubara amatike n'iki, dutekereza ko twakikorera imigina. Dusigaye twikorera imigina, tuba dufite imigina, turagurisha imigina ndetse n'ibihumyo. Ese ubuzima bubi twarabutaye, twageze mu isi nshyashya. Impamvu koperative yacu twayise Isi y'Ejo, Isi y'Ejo bundi cyangwa se ejo hashize kuri twebwe ntago hari heza. Twe twaratakaje icyizere cy'ubuzima, twari tubayeho dusabiriza, ariko isi y'uyu munsi twarakangutse, tumenya gukora, turi abahinzi b'ibihumyo, tubasha kwihereza amafaranga, tuva mu mirire mibi, tubasha gusirimuka. Isi y'uyu munsi tuyifitemo amafaranga, tuyifitemo isuku, mbese twarasirimutse tubikesha Masenge Mba Hafi. Si ibyo gusa yadufashije, Masenge Mba Hafi yadukanguriye ko tugomba kwisuzumisha tukareba uko duhagaze. Ibyo twarabikoze, tujya ku kigo nderabuzima cya Rukara duherekejwe n'abayobozi bacu. Kujyayo abasanze baranduye batangiye imiti, abasanze ari bazima babashije kwihagararaho. Mbese Masenge yadufashije ibintu byinshi iwacu muri Rukara, yadukuye mu icuraburindi, ubu turagendera mu mucyo. Ikindi navuga, kuko turi abahinzi b'ibihumyo, twabwiraga nk'abantu, abakiriya ndetse n'abakuza kutugana ko baza bakadufasha. Uguze kiriya gihumyo abafashije umukobwa wabyariye iwabo, ndetse abafashije na wa mwana wamukomotseho. Uragura igihumyo, umwana wanjye akabona mituweli, umwana wanjye akabasha kwiga. Rwose turabasaba ko mwaza mukatugurira ibihumyo ndetse n'imigina. Si ibyo gusa, dukora n'udukapu twiza, turadoda, twibumbiye hamwe, dukora mu makoperative. Twarasobanutse kubera uwo mubyeyi Ruwadi, mwagize neza. Nsoje mbashima, mwatubaye hafi, mwaraturutse ababyeyi ndetse n'abavandimwe. Uwo mutima w'urukundo mufite muzawukomeze. Ikindi kandi mbwira Imana ngo ijye ibaha umugisha mu byo mukora byose, kuko mwaritanze. Murakoze.